ihame ry'umunsi, ihame rya kane ryakugeza ku butsinzi ni ukwizera. Habakuki 2:4 aravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Uyu munsi wa none wowe utagiraga kwizera, ndagusengeye kugira ngo Imana ikuremere kwizera. Bibiliya iravuga Yakobo 2:14 ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Imana igiye kukuremera kwizera. Kwizera kwawe utangire ukongereho ibikorwa, nibwo ihame riba ryuzuye. Icyo uvuga ngo uzagikora, tangira ugikore. Niba wizeye yuko uzaba umushoferi, tangira wige imodoka, tangira wige amategeko y'umuhanda. Ni ukuvuga ngo we wamaze kubyizera, none ikintu utangiye gukora niki? Utangiye gushyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Mu yandi magambo, iyi mirimo niyo itunganya uko kwizera. Amen. Ariko nuvuga ko wizeye ariko akaba ari nta mirimo ukora, uko kwizera kwawe uzagupfana. Ndagusaba, niba uvuga ngo urizeye, gira ibintu utangira Imana ibishyigikire, kuko Imana ishyigikira iyerekwa rihari. Abisiraheli ubwo bavaga mu Giputa, Imana yabajije Mose ngo ufite iki? Arayibwira ngo ufite inkoni. Iramubwira ngo yirambikaho ngo hejuru y'inyanja niheshe icyubahiro. Ayirambitse hejuru y'inyanja, inyanja iratandukana. Kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye. Abisiraheli bayobowe na Yesuwa bageze kuri Yorodani bakandagijemo ibirenge. Hari ibintu bitazatandukana utarakandagiramo. Kwizera kwawe kongereho imirimo. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe kuko biri mu bigize amahame.